siko turi hafi yo mu rugo n'ubundi umurwayi yumva kubi wabona ko ari kumva kameze nk'akarwaye sida umva tubivugane neza urumva uriya mugore wawe nzaze nirebera umva gusa nyine urukundo mba ndi kuri kubonaho pe reka ndagukunda byatashye gusa nyine usamba bare ntuzigere untwara ibanga abantu bose barabizi ariko njye sina reka nkubwire abana banjye basigaye banterera hejuru ngo umugore ari Kanyange tuzakora iki ukabyara mu muntu azabandwa azerekeza nihe batanga imiti yo kutanywa inzoga se ntawe ujye wumva babivuga cye byaranyobeye nawe icyo nkora cyanza abasige nigende niba mbona ibintu bisa nabi ngiye ngaza nkabikora kugira ngo bigende nose uri gukora icyo ubona nose guhanagura ibirahuri uri kubihanagura nayo kuri guhanagura ahangaha ko utari kuhanagura naho ndahagera nuko nahereye hasi hagere turebe ubu se urahashyika ubundi mami yagiye kukuzana kureba nimona ariko ngaho ukora ahangaha turi hakuri ntagira nazana urwego urwego ndashyiraho urwego ni ibiki Karibuni. Bite bya? Mukuru. mwaramutse mutese Twaramutse neza ko tuzindukiye se none ubundi. ntabwo yaza kureba ko mumeze Ayambwira iki kugenda ndabizi ko utari usanzwe uje kutureba gusa. Gushaka ndetse. gushaka shafi Shafi. Shafi zizi saba yari yakabyuka. Arabyuka nka nyuma y'amasaha 3. Byibuze ngara bavuye mu murere. Uretse nge wazindutse nta n'undi muntu hano urabyuka. ese ko mushaka cyane Uramutegerezanya ariko ntabwo nzi ko najya kumubyutsa ngewe yanyirenze. mbabareze pasika mumbyukiriza ukarega ko mushaka Ntabwo wumva. Ase buri gihundi uzajya uje kureba Shafi. Aho uzindukiye abantu nko mwakumbuje kureba Shafi. ntabwo ari ngombwa ngo umbwire ngo nzindukiye abantu nk'umwaka Nuko ariko bimeze. hari wambabarira ndakwinginze pasi Ase ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira. Shafi araryamye. Yavuye mu kazi nka saa 6 z'ijoro ngo aracyananiwe araryamye arabyuka. Byibura nakubwiye ko byibura saa 3 aribwo barababyuka. Ubona ibyo gihe uragitegereza ukakihanganira uyicara umutegereze. yamaye mbabarira ndakwinginze basi ndanakwishyura Uranyishyura se uri kubona mbuze amafaranga kuri. mani iminota Ako Shafi uramuzi cyangwa ufata umwanya njye kubyutsa Shafi. nose sheri wanjye ndamuzi None ze ngende umuhuza wawe na sheri wawe. Ko wari uzi kuri buze kumureba se akaba ari sheri wawe kutamamagaye. nese wimba musabye serivisi we ntabwo waza Nta nimero wigira se. Kutamamagaye ngaba bizi yuko uri buze kumureba. kuko nari nzi ko ahari Ubu byuze uko mangira abantu muri iki gitondo ubyutsa abantu. Ese ubu nka mami ubu ngubu ko ari uko wenda ari wowe. Aba yari undi muntu mama babyutsa akareba umuntu uri gukomanga urugi kuri.
ariko wowe uzajya ubyuka winyuguza inzoga. umugore mwiza nishakira reka ninywera inzoga pe reka ninywera inzoga uguti ni umupagasi. reka ninywera nkaho inzoga wagiye uza ngo umfashe wirirwa ubyukira ku bicuma. ngufasha ako bapfa kurira nagorwa ngufasha guhiga umushike utamfasha ntabwo urya wo mu kibaya hara hepfo njye nkajya kwikorera amaboko nkitaba amaguru b'abahungu bawe bareba abahungu bawe abahungu bawe ufite w'ikigoryi wabaye ikigoryi agahorongotera Kigali so muzi ufite murumuna we wikorera isuka ku rutugu wikorera umuhoro ku rutugu agakurura isuka so muzi bari kumubwira akajya kugufasha naho abakobwa bose bakwemerera kukubyarira abana b'ibinyendara mu rugo basiga se bakajya hese ubundi ngo imfizi ibyara uko ibyagiye bari gushaka kunkubita isuka biretse iyi nzu nijya yibaki sohora amase ushaka kunkubita isuka iyi ni inzu iki se ko ari kwepa ikino ushaka kunkubita isuka umugore mubi we arutwara radiyo arakapapu buratsa kujya subira hariya cyangwa ubaye ijambo ry'umugabo rero abagabo ni inkingi y'urugo yavuze abavuze ijambo rye ntabwo risubira ry'umuntu sirakubwira umugore we sirakubwira agasuzuguro k'abantu sirakubwiye ubyuka wirenze ubucuma uzi ko ufite abana bakeneye kurya saa sita na nijoro kunkubita isuka ubu se urwo upfuye ni ruto mpfuye iki wakongo y'inzoga yakosabye kakugeza aho ugeze reka risomeretse nkubwire nimara gusoma ndakubwira n'akari murori ubundi ikintu wakoze ni umuntu amagambo ye urayazi nta kindi ushoboye no kunywa nta kindi ushoboye reka nkubwire akantu keza ubu bumva nta soni reka nkubwire akantu keza ku musozi abantu bose nubwo ufite amagambo atyaye nk'ay'ubugi bw'icyuma bukata inyama uri mwiza pe ariko mada reka nkubwire ko mada ntibikagutere kunyurira njya kugukwa nazanye inzoga iwanyu naguze 3,000 uri kunyumva neza aranyumvishe ni inzoga ya 3 nyine reka ze mwambarira amaso iyo brasi waretse nkigira mu nzu baretse ko numva ninaniwe nkajya kwinywera amazi ko nashoye ibyo bicuma wirirwa wirenza wagiye usoma inzoga wo gasome mpyeseho asemani wamba bari ukagenda ukamubwira akabyuka nukuri ndamukeneye byihuta yavuze iyo uri nk'uwaye ibyicaro wicarira n'amatwi iyo mba ndi kukubwira ngo ntabwo njya kubyutsa umuntu uryamye ntabwo uri kubyumva usanze hari ibyo ndimo kandi uri kunesha n'umwanya nakubwiye ngo byibuze duhereye izi saha bara amasaha 3 ubwo niba ubasha kuyihanganira uramutegereza sikumari ko numva ufite umunwa munini ubundi uzi icyo ndi gushakira Shafi urabyutse uroze wambaye ubusa ukombona wambaye ngo uje kureba Shafi se yaguhaye ibiki ubundi wayo n'akazi ugira byamaye birakureba se mani wajya umenya ibikureba none ko undeba numva ubizi ko bitandeba ukari kubinzana hose nakubwiye kandi nukomeze no kubimbaza kwa mfite ibyo nibereyemo niba wo mushaka nakubwiye harabonekera kandi nimba wumva muri inzu ufite uburenganzira buhagije umusange mu cyumba ariko ndikumva ikiza wakwihangana amasaha 3 yashira abaje ese wamumbwiriye akazi ko mukeneye cyane ndakwinginze mani wamba bari ukagenda ukamumbwirira ako ntabwo wumva ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira wamba bari ukareka gukomeza kunyaragura mu mara umuntu aba yifite ibintu mu mutwe we birimo biramuzungurukamo nawe ukazana ubwo butesa aho ngaho okay nayo ndamutegereza
tegereza cyangwa ubyihorere kandi umabarire mu mutwe wanjye unkuremo shari ubwo nyine ukomeza aho ngaho byagira umutegereze bakusimwa none umwuka byanjye zisa n'izo ubyutse oya ntabwo ariko mbyutse kare nuko nabanje gukora muri toilette no muri douche ndabwo no gukubura hanze so hano zo wakoze niho narinje gukora uje gukoresha iki narinje guhanagura mu ntebe n'ameza ubundi reka tuvuge ibintu dusubire ibindi ubundi ubona muri runo rugo uzahabasha oya winsekera mwana uri kubona njye ndi guseka nawe ubona muri runo rugo uzahabasha yego nzahabasha cyane ahubwo nese ahantu maze icyumweru nabundi njyewe rero njye mbabisango nabimuzi nk'umuntu w'umugabo rero umuntu yatuzaniye ndebera oya n'ubundi njye ahangaha naraharambye kuko ahantu nyangwana n'ubundi ntabwo njya ndenze iminsi 3 inka yanjye rero ahangaha urumva mamaze icyumweru nubwo kumaze icyumweru kumva ari nk'umwaka wamaze yego ko mana yanjye cyiza no kuzavuna ku biswi nicyo mba ndi kwibonera kuko ubugoryi mbona usigaye ufite ubugoryi ufite nako nta nubwo usigaye ufite nta nako wigeze ugira ubwenge na bukeya urandebye nta bwenge ngira njyewe urihe nese niba nabwiye mfite mbasha kuhatekera gute niba nabwiye mfite ubundi se uteka ibiki rero ntabwo nirwariye inzoka burasi umwanda wawe abazana bakisha ko ntabwo niba mu cyumweru hamaze ndwayemo inzoka 2 ubundi ubwo bintu utetse birizera bitizerwa se ahubwo karandi kari ibintu bagiye ufata ku ruhande bageka mubwiye sibyo niba utaye mbari butaye nimba ari butumbi niba ari indi ntabwo mba nshaka guhura na mana yenda kwanga simba nshaka guhura nawe ahantu hose hano hose uba wizeye iyo umbwira ngo uranyanga warandemye umuntu uko murabo kwa bose yumve ibintu uri kukubwira simba nshaka gukubitana nawe ahantu hose uri kubyumva ikindi kandi inama nakugira nshaka witware neza cyangwa uziyirukane kuko ubwo bugoryi ufite sinzi kuza aha mwarikise ko tanenza bose rwe nguko ko mumariye reba aho amasaha ageze atari yaza nawe uribara gusa ese uramuyobeye ibyo azindukiramo igitondo abyuka agenda ntabwo ukizi none se wenda yazindukaga agenda tukabimenya akanataha kare ariko reba ahantu amasaha ageze atari yataha nta nyine ubwo uzabimuryohanye none se wakora iki ko twamubwiye akanga kumva tuzakora iki cyakorwa cyo mu bantu basigaye bambaza mu marina ne shange ndabona no kumuhangayikira ngiye kubireka kuko ni umuntu mukuru ntabwo ariko kumuhangayikira ari umubyeyi harya ubu ngubu arimo kumwe nawe hari undi se baba bari kumwe atari kiriya gisaza ngo nibakukurera mana yanjye kiriya gisaza ubu ngubu ntiwasanga gutaha byamunaniye akaba yasigaye hirya iriya nk'aho cyagiye twamusanze ubu hari ahantu arabasha kuhamanuka reka reka wigira impungenge gusa bishobora kuba byabayeho ariko nta kibazo aragira arataha ubu wowe uri kumva nta kibazo ufite kuba mu matari yataha ntabwo cyabura kandi uri kumbwira ngo singire ikibazo njyewe rwose ndahangayitse nese duhaguruke tujye kumushaka ahubwo wagakwiye kuba wagiye no kumushaka yewe bamubyara tubabaza si wowe wenyine ni twese ariko reba ahantu amasaha ageze yagendaga wenda mu gitondo cya kare mu masaha ari nakagaruka reba bigeze nyuma ya saa sita hafi umugoroba ugiye kugera atari yagaruka ariko arataha yego saa nubwo nta nubwo bwari bwira ikibazo ntabwo ari ukwira ikibazo ni amasaha agejeje atarataha base ugeze ujya ku gasantere uramubona reka njye no kugera mu nzira bisigaye bintera ikibazo kubera uriya mubyeyi ndayibaza ntiwigeze umubona ku gasantere nanjye sinamubonye sinigeze njya no kwa Yuriyana ndebe niba papa wiwe ahari none nyumvire agejeje izi saa atari yataha ubu niwareka ngo tujye kumushaka ngo se wamenye uramushakira nyine wenda tukagenda muri za nzira tukagera n'ahandi mu gasantere bacuruza ubwo ufite amaguru ujya kumureba nyine ko ubwo nagaruka ko bari kuvuga pe kuko mama agize ikibazo twese byatugiraho ingaruka tugahangayika
ako papa ibintu uzabyigira kugeza ryari? wagereka nkisomera icupa mwana wanjye agahinda nikica kagira mubi nyokuriya wananiye yakunaniye se ati cyane we wamunaniye? ese umuntu umwe agacupa natanisinde akavuga ngo ye baba namusanga mu murima ari guhinga akavuga ngo mpinga nabi nagera mu rugo akavuga ngo ndya nabi uramuca mama wawe ntashobotse pe uzareka ako gacuma reka azigera yongera kubikubwira ye hereka inzoga utayirekaza uzi ko iyi ngari yari yasomye yasabye nyoko ako papa ubundi abantu batazinywa ntabwo ari abagabo buri munsi agacuma isaha ku yindi agacuma umunota ku wundi agacuma ako suri imfura yanjye reka noneho wibagiwe hayi uri imfura yanjye ributse kambaye ubundi iyo umuntu abwiye ntambaye rirete ntabwo ribuka ngaho zambare wibuke neza iyo umuntu abwiye ntambaye rirete ntabwo sigaye wibagirwa n'abana bawe aho bigeze imfura yanjye ni Yannick imfura yanjye ni Yannick ariko reka nkubwire Valentine buri twitwa Valentina umwana nabyaye njyewe na mama Yannick Valentine nama numvishe ariko ko numvishe nyoko yambwiye inkuru yigize kandi ariko niyo inkuru se bwoko ki kamaze sumi iyo nasumye ntabwo kiri cyaka kuvuga Valentine ntabwo mvuga neza iyo nasumye n'udufaranga ugiye kuduha se basi tujye kugura agaceri fasha mama wapipe mbabarira n'ukuri ushaka gusuzugura ababyeyi nese ukumfatisha inzoga fasha gatoya susomeho somyeho naguca umunwa pe naguca umunwa nkawushumika ye Valentine ariko se umukozi nabazaniye utambwiye amakuru wasanze akazabize agakora neza Ako se mafisa ntahoze mbona kuva kera uri umugabo w'inyangamugayo iriya mayibobo wanzaniye wayikuye he umukozi ahubwo ni umusazi kari akantu wagatoraguye he uvuga ko nta kazazi se akaki akazi wa mugabo we ejo naraguhamagaye niyo mpamvu wabonye ngo uhamagara umuntu ntushobora kumubwira ngo teka ifiriti arashyira ifiriti mu mavuta agapfundikira arashyiramo umuceri akuzuza amazi bigatema wamubwira uti nuko babigenza agashyiramo amazi makeya bigashirira bidahiye uriya munyazi wamukuye hehe ko mu mashafi nanjye narushye ni ukuvuga ngo cyatumye mwakira pe urabona nzinduka ngenda business yanjye ntiyahagarara abana baba bari kwiga shafi nawe urabiza bari ku kazi naravuze ati wenda ari kaze abakura n'amasuku ariko sa yahe muvandi umuntu utanakwibwiriza ngo avuga ati ndamesirido ngo avuga ati byibuze ndanahanagura no mu madirishya arahanagura n'imikori ku kabati do reba ukuntu karakabati kameze arakoropa ntanoza ukibaza se uyu mwana ahubwo ubundi wamukuye he uriya mwana yarasanzwe akora Nyamiramba yewe Nyamiramba uriya uzi ibintu ateka azi gucanira amazi isafuriya igahinduka umukara ubundi agakubwira ati nshakira ibijumba ngereke ku bishyimbo niba waramukuye ku gikongoro niba waramuvanye Nyakariro ruguru iyo ngiyo njya numva nahoze nibaza ngo ni butumbi ngo ni butugane ngo ni butayo afite noneho izina hariya ahangaha ryaraducumuje ni nko kubona ingurube yinjira mu musigiti icyo umubwiye si cyakora afisa reka nkubwize ukuri uyu muhungu arancumuza nari ndimo ndavuga nti ndagusabye nabonye ufite agahungu kakiri gatoya kandi kagasirimu urabona mbakeneye ko abana baza bagasanga teremusi teretse ku meza udutasi tumeze neza ntumugore arabona umushyitsi akabebetana igiplastike kimwe cyo mu gikari mbese kere kumuhaye isuka akajya guhinga wampaye kare agahungu k'iwawe hanyuma ukijyanira butumbi niba ari butumbagani uwo nguwo
sinjya nshaka no kumenya izina rye yalla Butayo. Butayo Ya muhungu wanjye se. Umpindurira umfashe ndamwongereraho rwose Bari mu rugero rumwe yego. maze urebe icyo umugore wawe agiye guhura nacyo. Byasaba kuza kubitekerezaho tukavugana nawe. Uyu si umukozi nibidakunda ndamugusubiza sinkeneye umwana ushyiraho stress. Natunze benshi, natunze Yannick w'umusazi uzana amanyanya muri sarugira ati ariko none uyu nguyu we uyu ateye ubwoba. Ateye ubwoba nawe umubonye wakunda. Ni icyayi nzi ko nta n'icyazi no guteka. Amajyani yagutekera wayamara. Isukari nibi wabo mu cyaro wenda atari uko haba n'isukari arateka amajyani ukagira ngo ni kofi. Ko ntiyaba yaratinya babahungu bawe. Abahungu banjye bamugira bate ko mfite abana beza umwamuga ngo amashafi ngo ngira amahana ahubwo ngiye ku ngubu uyu muhungu ntazibye. Aha mazi icyumwe ariko ndumva tugiye kubarana. Nagukupe reka nkubwire nakunaga hejuru urumva ibyo no kubitereka hano hasi urumva nakunaga hejuru kazamuka wajya kwikubita hasi nkitasa urabyumva gafatanye n'ibicumbi uri kubyumva barate fasha gatoya fasha se mama we yambwiye inkuru ndashaka kuko mu minsi mikeya ngiye bazanzanire inka y'ubugondi icumbagira itarwaye. Yakubwiye inkuru se? Yambwiye inkuru ako Valentine ubundi tubwizanye ukuri. Iyo nkuru buzanasoma. Ize ko wajya ngo uri kubyikora kanambare rinete. Iyo ntambaye rinete ntago numva. Saracuma. Ipano yanjye iracitse ayiwe hako nyoko uri utabasha no kungurira ipana nukuri Valentine dore ipana niyo naguze mu bihumbi 2 naka ubundi mama kugura ipana rwa ntago uri umugabo ntago ushobora kuyigurira zagurishije igitoki ariko Valentine mbwira ukuri era nkuru n'ufisha iyi hari kujye wavugiye inkuru ubundi gutambwira iyo nkuru ni bwoko ki ako gushaka kuruka nyine mbwira iyo nkuru ushaka kumbwira nigende reka mwereka fasha ku mana yanjye kuko zanagure ndi ku kimana ya mama Valentine nyegera ngubwire mukobwa mwiza ako Valentine kutegera siko nako mukunda simba ikanyange pamvaho mfatira isofu nyegera ngubwe aho ngubwira ngo nyegera ukabona ari wenda kuruka Valentine arafite ikibazo nyoko yambwisha ko ugifite ariko iki reka nkubwira gashya mfite ingurube 2 yewe ndi umugabo wihaye mfite ingurube izi 2 iyo ngiye mu kabari barasengera cyane cyo kibazo mama yakubwiye se ndi umuntu w'umugabo nushaka kumbwira ukuri sibyo umva nkubwire Valentine uzamubwira ukuri nujigirira ubwoba subizi abakobwa bakundana na basi ukuri kwiki Valentine cyangwa twarasangira zana rinete cyangwa twasangira garava Valentine soma Valentine kushaka ako ntundebera nk'uburebe igihe namubwiye nti uzana icyayi uzanire bo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye uraseka ariko noneho wazigami intambwe zacu mbabarira umbwiza ukuri nakubwiye ngo uzane icyayi mfite umushyitsi uzanye mironko uyu mwana aho usubira iki cyane nakizanye mabuja wakizanye mabuja n'agatuza n'ikimironko hano nta matasa haba ntese angore mwara yabiki keko nginywera mbabarira undebera umukozi wanzaniye umva ukunda ari kunsubiza ninjye uri gusubiza gutyo mbabarira ndakubaza vugana na shoboje bakuzanye uri umusazi none yambaye amatuza yapokesa amakariso yasumbije amatreningi ariko wa mwana ugira ikihe kibazo mu mutwe ubundi ntaje ko buta
umuntu wakoze Nibutane, nibuki. Nyamirambo iwabo w'abasimu wabo w'umugi koko. Usubira. Iki kintu nicyo uzanye hano ngo baze guhamwe abantu icyayi hano nta matasi tugira. Nta matasi tugira hano. Je kuzanije agase bari yanyweramo. Kantu bicara aho ngaho. Subiza ibyo bakubaza. Uri kujya kuzana amajage hano turingamba cyangwa turabafungwa. Ubona udashaka kunsebya koko nakuzanye nzi kuza akazi. Mana yo mwishuru. Koko iyi myitwarire yawe. Muvandi nuko ntushobora kumutuma itasi menya atazi gutandukanya itasi n'igikombe. Nase boss ngiye bari bambyonza n'icyayi cyayi nakizanye. Nyasari ngikosa nakuze niri. Aho kugira ikibazo cye mu mutwe. Ntabwo ufitemo buro yafungutse. Karasaka bati nagukuzuye amatasi. Ubu si umukozi mugenzi wawe Karyasi ujye gushyirira muri mironko. Ngeze navugiye amezi 9 ngiye ko nyweramo. Ntabwo njya nkunda umwana usubiza. Reka rero nkubwize ukuri. Ntabwo waje hano kujya usubiza. Umwana nabyaye ntabwo ajya yirwa asubiza wa mbesire we. Nta kinyabupfura kirimo. Wajya ugira n'ikinyabupfura. Umenya kuza kwakira abashitsi. Uvukiye amezi 9 ni nyoko. Mimi ni mama yako. Amekwambia mimi ni mzazi wako. Umuntu hasigaye yiharaje no kujya avuga indimi z'idini ya Islam. Ubundi wowe bakubwiye ko idini ya Islam ari ikintu kinjirirwa kipfa gukoperwa wowe. Ujya kumva ngo yabicuritse. Ubuzi ko mba ntari kukumva. None ngo wavukiye amezi 9. Njye ni mama wawe. Ndakubaza naragutwise mudange ngewe narakubyaye narakongeje. Mama. Reba nawe ibintu abankoreye. Reba Marine wanzaniye hano. Nta mirima ngira hano ngo nzamujyane. Ajye guhinga. Reba gatuza yarasi. Imbere y'abashyitsi nta n'isoni. Urukwire bikize wapumbafu. Yambaye nk'abe Nyamirambo ko. Ahubwo nguyu yabaga mu birari Nyamirambo. Oya reba nawe ibyo wanzaniye. Mafisa twumvikane. Nshakira umukozi cyangwa ujya nima ibobo yawe. Nje uyu nguyu ntabwo ejo nejo bundi abana banjye baza karika. Iyo utazi kuza kwakira abashyitsi konze ko aho warure wabikoraga neza. Ubu wahindutse gute? Hari abandi bana bo barimo kukurarura hano hafi bagenzi bawe. Bya bindi by'abakozi byo kuba umaze kumenyana n'abantu muri quartier ugahita uhinduka ukagendera mu kigari. Bose uyu ariko naguze ahara mu gikoni mba ndi kuno washyuhiranye. Iyo ndi harandira no guteka imba nikwiye kugira ngo icyokere kigabanuke. None ejo nejo muri none huzazana hano ku meza uzanye ibiryo ku meza uje noneho na boxer ni training wayivanyemo waje wambaye boxer. Uzaza wambaye boxer? Sinasi nene. Ukumva kakanduje.